bose numvishe bagenda bagira amazina bakagira n'akandi kageretseho rero. umwe aragira ati nitwa Mukundene Forotine, hagahita hazaho akandi kitwa Kontineri, undi ati nitwa Ntakimana Eri, hagahita hazamo Nkurikiyinka Eri, hagahita hazamo akandi kitwa Makadamiya. Nk'uko nari maze kubivuga, ni umunezero niba ndaza guhera ku mugabo, ariko reka mere ku mugabo amanza tubwire uko yiyumvaga akimara kumenya ko bamuhaye uburenganzira bwo gusohoka mu gihome aje mu gihugu. Murakoze cyane, mbanze mbashimire abanyamakuru mwaje kunyakira, mukaba namwe ubwanyu byabashimishije kuza kumbona igihe cyari gishize ari kirekire, mukaba mwazanye ibi byuma ngo munyakire mbashe kubasuhuza, menyane namwe kandi mbabwire imirimo n'ibitangaza Imana ikora cyangwa yankoreye mu gihe nari ntandukanye n'umuryango, nkaba nongeye kugarukamo. Kuba rero jyewe nkimara kumva ko ngiye gufungurwa, ni ukuri numvaga ari ibintu birenze, numvaga ari ibintu bikomeye kuba nasubira guhura na sheri wanjye nk'uko mubyumvise yitwa Mukundene Forotine, ariko jyewe hari n'akandi kazina mwita sheri mwiza kuko yambereye mwiza impande zose, yambereye inyangamugayo. Icyo rero cyatumye numvise bampamagaye, jyewe ndababwiza ukuri ntago nakekaga ko nakabaye nsohoka uyu munsi ku itariki 2, nakabaye nzataha ku itariki 27. Umwana mfite we yasize afite amezi 6, yarisharaga akambaza ngo ariko mama umupapa ajya ku meza gute? Sindabona ahantu umupapa afungura. Nkumva mfite intimba, nkibaza niba umwana afite ikibazo cyo kumenya ukuntu umupapa ajya ku meza. Urumva nta byishimo byo kugira papa, umuntu wese abonye udusuye akavuga ni wowe papa. Rero nabaye mu mubabaro, narifite ibibazo bikomeye, ariko ndashima Yesu uyu munsi bimeze neza. Umwana biri buze kugorana kumva ko ari papa, ariko Imana yabikoze nk'uko yabimbwiye. Yambwiye ko azantungura, arantunguye. Urumva nawe yari muri gereza, ariko kuza kwe biramutunguye. Iyo Imana ivuze ikintu kiba ari ukuri. Rero nagira ngo mbabwire ngo tangiye tugusuhuza kandi tukwifuriza amahoro n'imigisha biva ku Mana Data twese aho uherereye hose. Turibwira tudashidikanya yuko umeze neza. N'Abaheburayo TV, Abaroma TV, Doroka TV. Uyu munsi tugize amahirwe adasanzwe, duhuye n'umugabo twari tumaze iminsi twarabuze, twari tumaze iminsi tutazi irengero rye, ariko uyu munsi tumaze kumenya neza yuko yarari aho bita mu gihome. Ni mu gihugu mwe imbere, ariko nanone urimo ngo abayumva atazi ko azagera mu gihugu rwagati. Tugize amahirwe yo guhura nawe akiva ahitwa Imageragere. Ni ibyishimo ku mudamu we wari umaze iminsi mu ivugabutumwa ari wenyine, ni ibyishimo kuri Nkurikiyinka Eri hanyuma nawe uvuye mu gihome. Turagira ngo tubahe ikaze mu kiganiro cyacu. Nari maze kuvuga umugabo, ariko umugore ntago nakamuvuze. Mwongere mwisubiremo mwivuge. Murakoze. Dusuje abatwumva bari mu gihugu hagati n'abari hanze yacyo, tubifurije amahoro n'imigisha biva ku Mana. Amazina yanjye nitwa Mukundene Forotine, uzwi ku izina rya Kontineri. Ndashimira Imana korana namwe ikiganiro no kubabwira imirimo y'Imana ikora byose. Imana ibaha umugisha. Komeza ohereza naci. Murakoze. Nanjye ndabashuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana n'ubundi abane namwe, mugubwe neza kandi Imana ikomeze ibanezeze. Nitwa Nkurikiyinka Eri, uzwi ku izina rya Makadamiya.
murakoze. Bose numvishe bagenda bagira amazina bakagira n'akandi kageretseho rero. Umwe aragira ati nitwa Mukundene Forotine, hagahita hazaho akandi kitwa Kontineri. Undi ati nitwa Ntakiyimana Eri, hagahita hazamo Nkurikiyinka Eri, hagahita hazamo akandi kitwa Makadamiya. Nk'uko nari maze kubivuga, ni umunezero. Niba ndaza guhera ku mugabo, ariko reka mere ku mugabo amanza tubwire uko yiyumvaga akimara kumenya ko bamuhaye uburenganzira bwo gusohoka mu gihome aje mu gihugu. Murakoze cyane, mbanze mbashimire abanyamakuru mwaje kunyakira, mukaba namwe ubwanyu byabashimishije kuza kumbona igihe cyari gishize ari kirekire, mukaba mwazanye ibi byuma ngo munyakire mbashe kubasuhuza, menyane namwe kandi mbabwire imirimo n'ibitangaza Imana ikora cyangwa yankoreye mu gihe nari ntandukanye n'umuryango, nkaba nongeye kugarukamo. Kuba rero jyewe nkimara kumva ko ngiye gufungurwa, ni ukuri numvaga ari ibintu birenze, numvaga ari ibintu bikomeye kuba nasubira guhura na sheri wanjye nk'uko mubyumvise yitwa Mukundene Forotine, ariko jyewe hari n'akandi kazina mwita sheri mwiza kuko yambereye mwiza impande zose, yambereye inyangamugayo. Icyo rero cyatumye numvise bampamagaye, jyewe ndababwiza ukuri ntago nakekaga ko nakabaye nsohoka uyu munsi ku itariki 2, nakabaye nzataha ku itariki 27 z'ukwezi kwa 2, kuko niho uburoko bwagombaga kuba burangiye. Ariko kubera ko Imana ari umukozi w'umuhanga, habaho kugenda bagabanya no kwitwara neza k'umuntu, umuntu akaba yashobora no gutaha ya minsi itaragera bitewe n'uburyo yitwaye mu gihe cy'imyaka yose yamaze. Numvise rero ari umunezero udasanzwe, dore ko kuva muri gereza, kuva mu igororero cyangwa se kuva mu buroko ni nko kuzuka, ni nko kuva mu mva, dore ko bahita mu mva irangaye nubwo ari igororero, ariko iyo urimo bavandimwe ndababwira ko ni nko kuzuka, biba biruta kuvuka, kuko iyo uvuyemo usa n'ugeze hanze, usa n'ugeze mu bantu, usa n'ugeze ugahuhwa n'umuyaga, ukabona ibiti, ukabona amababi yabyo, ndetse n'agakungugu kakabasha kukugeraho. Numvaga rero ari ibyishimo bidasanzwe kongera kuba nahura n'umuryango, dore ko nari maze igihe kirekire nta kuwuciriyera. Ubwo wari uri mu igororero rero, umudamu wawe yubatse izina abo musitari, nicyo cyatumye duhita tuza kugusanganira. Reka mite ngaruka kuri Forotine. Ukimara kumenya ko umugabo wawe afunguwe, wabyakiriye ute? Murakoze. Numva muri iki kiganiro nshaka kuza kuganira, ariko nibanda cyane ku bantu b'abamama, mfite ibintu byo kubabwira birimo impuguro n'amagambo yo kubakomeza. Mu gihe kingana n'imyaka 5, ntabwo nabibwiye neza, mfite abana 9. Umugabo yafunzwe ansigiye umwana wa 9 afite amezi 6, ubafunguye umwana yiga, ntabwo yarazi papa we mu by'ukuri. Rero ni ibintu utabona ukuntu ugereranya ibyishimo byanjye. Numvise ampamagara, nari nagiye mu murimo w'Imana, numva telefone irampamagaye ngo umugabo yafunguwe, ngo ninoroganize uburyo bw'uko yatega gataha. Nahise mfatwa n'umutwe, ndwara mu nda, nibaza ibintu bibaye na cyane, kuko numvaga igihe cye kitari cyagera. Nahise numva sinzi ukuntu bigenze, ndavuga se nibyo nabateka mutwe ko ari uba mu kibazo abantu benshi bakabimenya, iyo ikibazo kirengeje amezi 6 umuntu wese amenya uwo uriwe. Rero numvise ari ibintu birenze ubwenge bwanjye,
no kumusuhuza byangoye, amarira arandenga, ndavuga reka njye ku ishuri kubwira abana ko papa wabo yaje. Abana nahise njya kubareba ku mashuri bazi, umwana wese mbwiye ko papa yaje ntibabyumve kuko urumva imyaka yarishize yari myinshi. Rero nagize ibyishimo, numva ibyishimo ntago nzi ukuntu bizarangira, gusa ndashima Imana mu rugendo rutari rworoshye rw'ubuzima nanyuzemo n'uwo muryango. Ndi mu buzima bw'ikode, nta kazi umugabo yasize mfite, we yagiye ari gukora, ariko mu byishimo mfite uyu munsi hibanzemo ijambo rivuga ngo ndashimira Imana. Numva ishimwe ryanjye nararishakiye inyito ivuga ngo Imana irabasha. Imana irabasha. Urumva twabaye mu buzima twitwa amazina, abantu bakigabanya abana, umuntu yaza ibintu byose biremera. Imana igenda ivugana nanjye ikambwira ngo nunkorera nzakurerera abana, ntacyo uzamburana, umugabo nzamurinda, azava muri gereza nta bumuga. Rero ndumva ngize ibyishimo byinshi kongera kumubona. Ingingo ze ari nzima, mu by'ukuri yafunzwe agira ibibazo bikomeye, arabagwa, gahora muri koma, nkakira amajwi menshi, ariko ndashima Imana kumubona uyu munsi. Ni ibyishimo bidasanzwe, numva nzabitegurira umunsi mukuru nk'igiterane. Mu buzima busanzwe ndi umubwiriza butumwa bwiza, nagiye nzenguruka amaparuwasi ntanga ibyifuzo, kurumva kurera abana 9 umugabo ntawe, naciye mu buzima bukomeye. Uyu munsi kumubona rero bivumbitsemo amashimwe n'igitsikamutima, nishimwe ntarashakira neza ubugororangingo kuko rirantunguye. Gusa ndavugana n'abantu banteze amatwi, Imana nivugana nawe ikavuga ngo iki nzagikora, ujye ubyizera kugira ngo nce muri ubu buzima no kurera abana ntandagaye, nisunze ijambo ry'Imana riboneka mu rwandiko rw'Abaheburayo bice 11 murongo wa 5. Ngenda nizera ibyo ngibyo, ndavuga ngo ubw'Imana ivuganye nanjye kizandindira umugabo, ikazamugarura igihe cyose azamara, nanjye ikazandinda, ndumva bizaba. Wowe unteze amatwi uzi ko Imana ivuga ukanabyizera ukabuyemera, nje kuguhamiriza ko Imana idahinduka, uko yariri kera n'ubu ni kwiri, yivuze biraba. Ubu uyu munsi umugabo ampingutseho, mu bana 9 yansigiye, ansanganye icyubahiro cyo kugira umukwe. Umwana wacu wa kabiri asanze naramushyingiye. Urumva ko nabonye ndi umugore ufite amateka, wabonye imirimo y'Imana. Imana yandereye abana, indindira abana kuba mayibobo ngo bajye mu muhanda gutoragura imice y'ibisheke, indindira abana ko abaturage bagenda babahurura bagiye kubiba. Mpagaze hano mbabwira ngo Imana irakomeye. Hari icyifuzo nagize mu ijoro ryakeye ejo, itariki ya mbere nari ndyamye ndi gutekereza ubuzima bwose nciyemo, ntekereza umugani abanyarwanda baciye ngo ngaka iminsi iteruye ngo ntago karemera. Numva ngewe numva ari ibishoboka nawe uhindura, ahubwo akamaboko y'Imana ateruye niko kataremera. Akamaboko y'Imana ateruye ntikaremera. Wakwibaza ute ukuntu umudamu ungana nanjye ukumbona wateze ubuzima bw'abantu 9 nawe wa 10, nta kazi k'ukwezi, mu buzima butari bworoshye Banyarwanda cyangwa isi muri rusange twaciyemo ya corona, n'uwari ufite ibintu bigashira, ariko ukibaza uburyo Imana yanderanye n'abana 9 nanjye wa 10, umugabo akabasanze uyu munsi abana nkibarera, kandi utagira ngo wenda hari famiye zamfashaga. Umutware wanjye mureba nta muryango, nta muramu wanjye, kandi abana bariga n'ubu barakiga, abasanze bari mu ishuri. Rero ibyo bintu byose ni amakuru yuzuye umutima wanjye, ni amashimwe. Numva uyu munsi ari urugendo ntangiye rwo kumumurikira ibyo twagezeho mu myaka 5, kumubwira dore abahungu aho bageze aha kubera Imana, twabonye abatera nkunga se, abantu baradufashije. Kandi nshimire abantu bose bajya bagira umutima w'imbabazi no kugirira neza abantu bari mu gihe gikomeye. Ndashimira abantu bagiye bamfasha mu bitekerezo, urumva n'urugendo rutari rworoshye. Rimwe na rimwe yubabaye ufata umwanzuro utari mwiza, icyo banje ari cyo wagaherutse. Ndashimira abantu bose bampaye inkunga y'ibitekerezo bikamfasha ubuzima butari bunyoroheye. Hamwe n'Imana no kwizera byagiye bimfasha kuba mu buzima uyu munsi umugabo nsanzemo, turambaye, turarya, turaryama, tubanye n'abantu neza, tubanye n'itorero neza. Ndagira ngo mbwira abamama kandi mukomere, kandi mu buzima bwose ucamo ujye wiringira Imana. Ahari Imana hari imari, ahari Imana abantu barahari. Iyo ufite Imana uba ufite ibintu byose. Kugeragezwa rero si ikibazo, bona nubwo kutaba gufungisha umugabo no kuba yapfa. Ndahamagarira abagore bose kwisunga amaboko y'Imana.
Imana irarera, Imana irarinda, iyo utayibangikanije n'ibindi bintu ikwereka ukuboko kwayo. Yabanye nanjye ikabingejeje kuri iyi tariki, umuryango ukaba wuzuye, nawe unteze amatwi ugira ibyiringiro. Ntago nzi abantu mu nteze amatwi, umuntu wese cyane umugore, intambara waba ucamo haba mu kubaka n'ubuzima rusange bwaba bukomeye, nje kukubwira ngo humura, akamaboko y'Imana ateruye ntago kayiremerera. Ujye uyizera, numva ari wo musanzu naha abantu. Rero ndashimira umutware wanjye, kandi nubwo yabaga afunze inshuro nyinshi naramusuraga kwa muganga, akambwira ati komera, rimwe na rimwe akambwira ati ejo bundi nzaza. Numva muri liberation imbabazi za perezidansi zanyura, naranditse dufite leta y'ubumwe, ntago nzatinda muri gereza, rera abana nanjye ejo nzaza. Ubwo nkataha numva ko ejo azaza, bigenda bimfasha, akampa morale. Yaba ari mu bitaro nanjye nkavuga ngo Imana yarayitubwiye gutya, yatubwiye kutazagwa muri gereza, uzakira kandi nuza tuzongera tuba abantu bifashije, kuko twari abantu n'ubundi bafite ubuzima. Urumva iyo umuntu akora atanywa inzoga aba afite imibare. Twagiraga generation y'ubuzima, nkamubwira rero Imana yagiye idukorera ibintu bikomeye. Rero ibyishimo byanjye by'uyu munsi nuko bimeze, numva ntarabyakira cyane. Imana irantunguye. Mvugana n'abantu bajya bashidikanya ku mvugo y'Imana, ukamubwira ngo Imana yambwiye ko izakora iki, bakavuga ngo ya byo ni iby'abahanuzi, ibyo ngibyo se bibaho. Nje naratangaye, umugabo yabaga ari mu igororero agasenga, Imana ikamubwira ibintu, nanjye ndi mu gihugu naba namusuye kwa muganga akanyereka agenda yanditsemo ibintu Imana yamubwiriye muri gereza, nanjye yabimbwiriye hanze. Bavuga ngo sheri, Imana izongera iduhuze, tuzongera tuba abantu bakomeye, tuzongera tuba abantu bagirira abantu umumaro, turera imfubyi kuko twarazireraga tugafasha n'abandi. Ibyo bintu byagiye binkomeza guca mu kibazo ntiyandarika, nabitewe n'imvugo y'Imana yari turiho, ndabyizera. Kuvuga niba Imana ivugira muri mageragere ikavugira no hanze, izanabikora. Mbashimiye Imana rero, iravuga kandi igakora. Rimwe irambwira ngo umugabo azagutungura, ujye uhora witeguye. Ndavuga se azantungura gute ko umuntu bajya kubarekura, yaba ari liberation bakabitangaza. Umuhanuzi arambwira ngo umugabo azaza utanahari, udahari wowe uzaza usanga umugabo yaje. Ndavuga buriya iyo uri mu kibazo rero ugitindamo, n'abantu bakimenye ukagira ngo bahanuye iby'amarangamutima. Ariko reka mvuganira abahanuzi, ntago ndi umuhanuzi, ariko reka mbavuganire nk'umuntu w'inararibonye wabikoreye ubushakashatsi, ari byo ngewe ntangira ubuhamya. Imana iravuga kandi ivugira mu bantu. Umugabo koko uyu munsi antunguye, nta rindi mu rugo nk'uko Imana yakabivuze. Nagiye mu murimo w'Imana, mpamagawe nagiye, wanyuma baravuga ngo umugabo azaza sitoke nta kintu kiyirimo. Uko niko kuri. Ibyo bintu byose Imana ikubwira jya ubyizera, ntukarebe ubiguhanuriye ngo uvushyire mu nyurabwenge ngo bigere. Ibintu by'Imana ntibijya mu mibare. Iyo wizeye imvugo y'Imana ni ihame ridakuka. Rero nagira ngo mvugane n'abatwumva n'abanyamakuru barimo barambaza ibyishimo byanjye uyu munsi. Tariki 2 ni ikintu kidasanzwe kuri Forotine n'abana. Najyaga nibaza se umugabo azafungurwa ari nijoro, ese bazaza ari ku manywa, sazaza ari ku cyumweru mvuye mu materaniro. Nari mfite amatsiko uyu munsi, nari ngutegereje. Rero ndashimira Imana ko yahaye amaso yanjye kubona uyu munsi. Umwana mfite we yasize afite amezi 6, yarisharaga akambaza ngo ariko mama umupapa ajya ku meza gute, sindabona ahantu umupapa afungura. Nkumva mfite intimba, nkibaza niba umwana afite ikibazo cyo kumenya ukuntu umupapa ajya ku meza. Urumva nta byishimo byo kugira papa. Umuntu wese abonye udusuye akavuga ni wowe papa. Rero nabaye mu mubabaro, nafite ibibazo bikomeye, ariko ndashima Yesu uyu munsi bimeze neza. Umwana biri buze kugorana kumva ko ari papa, ariko Imana yabikoze nkuko yabimbwiye. Yambwiye ko azantungura, arantunguye. Urumva nawe yari muri gereza, ariko kuza kwe biramutunguye. Iyo Imana ivuze ikintu kiba ari ukuri. Rero nagira ngo mbabwire ngo umuntu wese wemera Imana ayizere, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Byishimo byanjye numva binyuzuye, uko tuzajya tubona uburyo tuzarushaho kubabwira imirimo y'Imana. Nibutse umunsi umwe ahantu umugabo yafunzwe turi, siho uyu munsi ansanze. Twarakodeshaga, abantu baravuga ngo noneho uyu mudamu ntihazagira umuntu umuhinzi yo gukodesha. Abana afite nagira uwapfusha, umuntu uzaba wamuhaye inzu yo gukodesha ni uzisimamira ibibazo bye. Mvugane n'abamama banyumva kandi mbisubiremo, kwiringira Imana ni fondasiyo y'ubuzima bwa none n'ubwejo hazaza. Banyimaho kuba ntabuzi kode,
hano hose ngiye kwaka inzu bakavuga ngo ya inzu bakayipandisha, uyimpaye nyiba mu kwezi kumwe baravuga ati uriya mumama ufite abana wakiriye ntibizakunda, mbura ahantu ho kuba, njya mu rusengero gusenga amasengesho y'iminsi 2 nsaba Imana aho kuba mfite amafaranga. Imana iza kumpuza n'umuntu, ndasenga Imana ikora ku mutima w'umuntu wari hanze, umusirikare wari uri muri mission, aza kugira igitsika mutima abonye ndi gutanga ikiganiro avuga ati uyu mumama kuvugira Imana neza, kumbi arabivuga yarajyanye n'umupapa twasenganaga muri misiyo unzi, avuga ati uyu mumama akorera Imana ariko yagize ikibazo, umugabo baramufunze, afite umuryango mugari, nanumvise amakuru ko mu Rwanda yabuze ahantu ho kuba. Ndamushimira ahari hose anyumve, yitwa Emmanuel, ahita anyoherereza ubutumwa aravuga ngo mumpuze nawe, bamuza nawe kuri telefoni aravuga ngo mfite inzira aha naha, ugenda uyigemo n'abana, ntuzampe n'igiceri cy'10 kuzageza igihe umugabo azatahira. Rero amaboko y'Imana mu myaka 5, abantu banteza amatwi, abagabo cyangwa abagore, umuntu wese cyane cyane bari mu ntambara babona nta herezo ry'ibyo barwana navyo, mukomere, Imana irahari kandi umugambi w'Imana kuri twebwe nukuva kera. Ntago ari ibintu Imana itangiye nonaha, ntago Imana ibana nawe kuko urugamba rutangiye, oya iba yarabitekereje, biba biteguye neza. Imana ishimwe. Mba muri iyo nzu ankodeshereza igihe kingana n'imyaka 2, ndamushimira, mara imyaka 2 nduhutse kode, nta nduru, nkorera Imana. Uyu munsi umugabo asanze nkiri mu muhamagaro, asanze numva uko nshobojwe nk'umuntu, narabanye n'Imana ndinda bwa busugire bw'iby'Imana yambwiye kugira ngo bizabonaho bica, umugabo azansange asange turi n'abana. Imana irirahirira ambwira ngo kuko abantu bashyize urupfu mu muryango wawe, ngewe nzakurinda gupfusha, umugabo azaza nta mwana wawe n'umwe urapfa. Rero ibyo bintu numva uyu munsi bigenda bizamuka muri nge, biba igitsika mutima. Ndashima Yesu uyu munsi umugabo ampingutseho, abana bakiri 9, ahari urupfu Imana yaravunje icyubahiro, yanyongereye amaboko. Ahari sereke Imana yaduhaye umukwe, aje nsanga ni cyubahiro cy'ababyeyi. Ndashimira Imana. Ibyishimo byanjye rero kubisobanura uyu mwanya bikiri bishyashya, ubwo ni mu ncamake bizagenda biza, tuzakomeza kubabwira imirimo y'Imana. Murakoze, Uwiteka abahire cyane. Ugendeye rimwe ariko ntago ugezeho nk'uko nabishakaga, ariko ntacyo, reka manze nsubire ku mugabo. Ukimara gufatwa ukagera mu rukiko ugakatirwa imyaka wari wakatiwe, ugahita wibuka yuko usize abana 9, ubasiganye n'umugore mu nzu y'ubukode, wahise wumva ubyakiriye gute? Murakoze. Mu by'ukuri ni ibintu kira nkimara gukatirwa nkuko mbabwira, byonyine bona nubwo ntari kuba mfite abana. Mu by'ukuri uyu mugore mubona twicaranye ni ingenzi ku buzima bwanjye. Namufata uruhande rumwe ni nka mubyara wanjye cyangwa mushiki wanjye, cyangwa se urundi ruhande kubera akamaro kanini yamariye. Twashakanye twese turi abana bato, turi bato, namurushaga imyaka 4 ariko wari muto cyane, ndi imfubyi. Araza yemera kubana nanjye, arasonza, arakena. Ndakubwiza ukuri nihuse, n'amashuri naba naragerageje kwiga niwe wabimfashijemo, kabwira umuryango we atuye umuntu ntago nifuza ko azababara na rimwe. Ahazarara niho nzarara, hazagwa wenda hazaba ari mu gihuru, bona nubwo azarwara indwara ikomeye iti, nzemera nyimurwaze kugeza ku mwuka wanjye wanyuma. Ambera rero inyangamugayo. Kumva mfunzwe rero musizi byanteye indwara ikomeye. Na bivuze mu kiganiro nigeze gutanga ubushize, ariko uyu munsi nkifungurwa ndababwiza ukuri ko gusiga uyu mugore numvaga umutima wanjye uhagaze. Cyambere nari musize ahantu habi, adafite ahaba, nige wakoraga, afite abana benshi.
nk'uko yabivuze rero, burya Imana ntikiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Twafataga abantu badashoboye tukaba twabagurira imyenda, yewe akanambwira ati runaka nta gitenge agira kandi dore ndambara neza, wazareba ukuntu byagenda, tukaba twamugurira agatenge nawe ko kwambara. Ubwo namuhaga ubushobozi, akagenda akaba yamugurira icyo gitenge cyangwa akanamuha amafaranga akajya kukigurira, kubera ko nateganyaga ko igihe runaka nanjye nzakenera ubufasha. Mu by'ukuri rero nkimara gufungwa, numvise musigiye abana ari wenyine, musize ahantu hadashoboka, nta muryango ngira nibura ngo bazamuha sapote, numvise bintushije. Ni nayo ntandaro, kuko nkimara gufungwa jyewe maze gukatirwa imyaka 10 nari impawe y'ibihano, nahise nikubita hasi njya muri koma nayimazemo amezi 4. Nawe nubwo byamutushije nawe bikabuko, nawe yahise arwara indwara yimarana umwaka n'igice. Nubwo wumva ngo ibyo byose byarabaye, ni ibitangaza by'Imana, ni kwa kuboko kw'Imana, ni yanzabana nawe, ni yanzagendana nawe, niyo yaturinze, niyo yadutunze. Ariko mu by'ukuri kugira ngo maze gufungwa, kugira ngo nakire igifungo byarangoye, byaranduhije cyane. Mu gihe kimwe ndibuka nkimara bwa mbere, kuko najyaga kuburana hari kaza gakurikirana urubanza rwanjye, ni ngombwa rero n'ubusomerwe niwe yabunzaniraga. Akimara kunzanira irangiza rubanza ririho imyaka 10, yaba jye yaba nawe ntawasezeye undi. Yagiye arira, nanjye ndahaguruka ninjira mu igororero. Gusa ikintu nibuka yambwiye, yarambwiye ati rero wihangane, mu gihe uzaba ukiriho sinzigera na rimwe nkwibagirwa. Ati kandi bona nunapfa, ati nzajya nkwibuka. Iryo jambo rero mu by'ukuri byanteye igitsikamutima. Niyo mpamvu muri gereza aho narindi nahoraga mfukama, nzanzamutse nkimara kuva muri ubwo burwayi nari mfite, narapfukamaga nkamushyira imbere y'Imana muvuze mu mazina, vuga Mana, koko ndabizi wambwiye yuko uzabana nanjye, ndagira ngo ugende ubane na Mukunde Nteforotine, umudamu wanjye. Ashobora kuyoba akaba yagwa mu mutego agakora icyaha. Icyo cyaha cye ntuzakimubareho, uzakibare kuri jyewe, nurangiza ukimbabarire. Ngirye sengesho nasengaga. Ibyo ngibyo rero byamubereye uburinzi bukomeye. Mu by'ukuri najyaga numva ubuhamya bwe, nkumva ngo yasengeye abantu, nkavuga abantu baje guteranira iwe, nkavuga ni Mana uhabwe icyubahiro, umuntu urimo urasengera abantu, urimo igiterane cyiziwe, urimo abantu baraza gusengera iwe, nkavuga nti ntago ashobora kuba yajya mu bindi bintu cyangwa nta n'uwakubahuka kuza kugira ibyo amubwira. Ibyo rero byatumye nkomeza kwiyakira no kumpumuriza kwe, ubwo nkakomeza nkiyakira, nkagenda noroherwa uko bukeye. Imana iragufashije, uvuye mu gihome n'ibyishimo. Ariko reka mpere wenda kuri Forotine, kuri sheri wawe mwiza, kuri sheri wawe mwiza. Ndamukunda cyane. Nanjye ndagukunda. Murabyiyumvira, murimo kubyibonera, ariko reka ngaruke kuri Forotine. Hari abantu bakubaye hafi igihe umugabo wawe yari ari muri gereza, hari abantu bagusengeye, hari abaguhaye ubufasha bumwe cyangwa ubundi. Urababwira iki kuri uyu munsi umugabo wawe afunguwe?
murakoze cyane. Utangiye mvuga ngo bigoye kubisobanura, ariko ndagerageza. Hari ijambo Yesu yigeze avuga, aravuga ngo nimwe mwagumanye nanjye, mwihangana nanjye mu byo nageragejwe byose. 22. Aravuga ngo mbabikiye ubwami. Njye nta bwami natanga kuko nanjye ndabuharanira, ariko mu mihigo nagiye mpiga, iryo jambo numvishe nzakora igiterane cyo gushimira Imana. Ahantu nagiye ntambuka mbwiriza ubutumwa bwiza, nabwiye Imana ngo ntizankure mu mubiri icyo giterane ntagikoze. Numva ibirori byose yaranshyingiye, narahembwe, numva ku rwanjye ruhande ibirori nshigaje bya nyuma ari ukumperekeza mva mu mubiri, ariko nabwiye Imana ngo ntizankure mu mubiri iki giterane ibi birori bitabaye, kubera ko mu buzima nabayemo niwo mubabaro wa mbere nabonye unkora ku mutima. Niho nigiye umuntu, mbona ko umuntu aba mubi asenga, mbona ko umuntu yaba mwiza atanasenga. Ni ishuri ryambereye ishuri rikomeye. Rero ubutumwa natanga ku bantu bagiye bamfasha, bwa mbere ni ukubashimira mu mvugo ya Gikristo. Njya nkunda kubwira umuntu yangiriye neza nkamubwira ngo njyewe ntacyo nakwitura uyu munsi kuko mbabaye, kuko mpaye wenda rasiyo, ndavuga amagambo menshi sinzakwibagirwa, ariko ndi umuntu nkamubwira ngo iyo ukoreye itibagirwa izakumpembere. Abantu babanye nanjye nabyita nko kumfata mu mugongo, kuko numvaga ari ishyano ngushije. Hari abatumenye ngo twambare, hari abatumenye ngo dufure tugende mu murimo w'Imana dusa neza, abantu b'ingeri nyinshi. Kuri uyu munsi mbasabiye imigisha y'Imana, mbasabiye imigisha y'Imana. Ngiye Fortune ntacyo nabitura, n'uyu mugabo nubwaje nubwo yabona umushahara ukubye kenshi, ibintu mwankoreye ntago ari nge mwagiriraga, iyo mwakoreye yarabizirikanye kandi zabampembere. Byatuje akanwa ngo Imana ibampera imigisha, idudubiza mu mariba y'epfo na ya ruguru, kugira ngo namwe mujye mubasha gushira inyota. Mwambereye imfura. Ndibuka umuntu umwe yigeze yanyicaza w'umugabo tuganira iminota 30, arambwira ngo Fortune, mba mbona nubwo warushye ariko ufite ubutesi bwinshi, nshaka kukuganiriza. Yari umupapa w'umusirikare, yaragiye muri misiyo muri Mozambique. Aranganiriza umugabo, ndarira, ndavuga se ko njya numva ibitaramo by'abashangazi ba kera nk'umuntu ugiye gushyingirwa. Arantongera arambwira ngo ndagiye, size uri umukristo, ubusugire bw'ubukristo uzaburindi, utazakoreza isoni itorero n'umurimo w'Imana ukora. Hari igihe nabaga nageze mu bwihebe, icyo kiganiro kikagaruka, ndamushimiye nawe, nzamushimira mu ruhame. Imana imuha umugisha. Byagiye bimfasha rero, nabihuza n'ibyanditswe byera n'izo mpanuro, yampaye ubutunzi bukomeye. Nakumva ngiye gutsindwa, nkibuka cya kiganiro nkavuga ngo murimo w'Imana wajyaho igitutsi n'itorero kandi nanjye ubwanjye. Musabiye umugisha w'Imana, hari ndumva nyumva yarakoze cyane. Iyo nkunga yampaye ingejeje kuri iyi tariki, ndumva yarampaye inkunga ikomeye, yansuye neza. Rero numva uwo munsi abanyamakuru mbaye mbatumira muzabe muhari uwo munsi, ntago nzi ngo nejo, ariko kuko nabisabye Imana kandi ndayizera izabinkorera, numva aribwo nzashyira amarangamutima yanjye ahagaragara. Umutware yaraje aje arambwira ngo ngufitiye akantu ko kuguha, ariko ndakaguha twihereye. Ndavuga se turiherera, anyambika impeta, arambwira ngo iyi mpeta nkwambitse ni urukundo rushya, kuko nzutse ubu tubaye nk'abasezeranye bundi bushyashya. Ntago ari ya myaka tumaranye, ahubwo uyu munsi izi tariki 2 urukundo ruratangiye, kuko nabonye akamaro. Subiye inyuma gato, ndagira ngo mbwire abantu baba papa, birenze ibyo leta y'ubumwe itwigisha mu byo kubana, umugabo n'umugore ni ikintu kimwe ariko gikomeye. Umugore nakubwira ngo iki kintu sigaho, ntukarebe ngo nuko ari umugore ngo turebere kwa kundi duciriritse munsi yanyu. Hari igihe nitumara kuruhuka neza, tuzabaha ikindi kiganiro cy'ubuhamya bw'urugo, tuzatanga ubutumwa ku babana bombi cyane abizera. Umugore nagira inzozi akakubwira ngo ndose gutya kandi biherekejwe n'ijwi, ibi bintu ujye ubyitondera.
namara kuruhuka numva tuzakora icyo kiganiro, abaduteze amatwi tuzabasangiza n'umwenda tubagiyemo, kandi bizabagira aho bibavana n'aho bibashyira, cyane ku rwego rw'abagabo. Najyaga mbwira uyu mugabo nkamubwira narose, nyaboneka mu kazi ujye witwararika, nkamubwira jya witwararika, mbonye wenda kunkurwaho. Bimwe by'abapapa nyine akavuga ati izo ni inzozi z'abadamu, ariko agezeyo aravuga ati bya bintu warotaga. Namusore aramubwira ati za nzozi reba urugendo uba urimo urakora rwo kuza amageragere, mbonye ko ari Imana yarimo imbwira ahantu nzajya ko gutandukana nawe. Rero mujye mwitonda, no mu nzozi Imana ica amarenga ikanavuga, nubwo iyi shuri uzaryinjiramo ntacyo wahindura kugira ngo utaryinjiramo, ariko abantu tubana ujye uha agaciro imvugo ya mugenzi wawe, biba byihishemo ikintu gikomeye. Murakoze cyane. Eliya, tugenda dusatira umusozo, umugore wawe uko wamusize nuko iyi saha umusanze, ndahamya ko ari imirimo y'Imana. Ariko ndagira ngo abagusuye uri kwa muganga, abagusuye uri mageragere, abagize icyo bafasha umuryango wawe, ni irihe jambo rishyashya ubazaniye? Ni iki uje uri Eliya wuhe ku buryo abantu bavuga ati byibuze? Murakoze cyane. Ibi bintu ntago ndi buvuge byinshi kuri iki kintu cyo kuba nagira icyo ntangariza abasuye cyangwa bamfashije cyangwa bafashije umudamu wanjye. Mbere na mbere ndashimira sheri wanjye, sheri mwiza, sheri Imana ikumpera umugisha, kuko byose biruzuzwa nuko n'abamfashaga bose bagira ngo nzongere nsubire mu rugo nsange ari muzima kandi ariho. Ibyo rero ndabimushimira kuko yitwaye neza. Cya kabiri, ubwo impamvu ari we nshimiye bwa mbere ni uko nahagurutse maze gushima Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru, yo yamumpaye ikamutunganya, ikamurinda, ikamugira nk'ibisukwa ku gicaniro, ikamurinda umugayo. Nubwo abantu benshi bijya bibabaho mu majoro menshi, mu manywa menshi, mu muruho mwinshi, ubuhamya bwe ni burebure, yakoze ubuyedi, aravunika, ariko akabivangamo no kuza kundeba kwa muganga. Imana y'amahoro izajya ibikwibukiraho. Ikindi kandi ku bantu muri rusange, hari abantu bambonaga ndi mu bitaro kwa muganga i Kanombe, akambaza icyo narya, akambaza uko nasurwa, atanzi, nta naho yambonye nambaye imyenda ya kinyururu tujya twita iy'ububwa, akangirira impuhwe. Hari n'abazaga bakumva ngo nkurikiye inka aho uyu yagiye gusengera, bakamfasha batananze, kamubwira uzagenda usura umutware, uzagenda umugurira imiti, uzagende ugire gutya. Bagenzi ndetse no bigere no mu bayobozi b'igororero, abampaye support, abacungagereza banjyanye kwa muganga ndwaye, bakandandata, bazaho umwuga barandata undi, abari bashinzwe kutuvura, abaganga, abo bose, abakozi b'Imana, abapasiteri, abavugabutumwa, abaririmbyi babanye na Mama Divine, abo bose ndetse namwe abanyamakuru, abanyarwanda muri rusange, ndabashimiye byimazeyo. Nkuko yatevuze ngo turimo turategura umunsi mukuru, umunsi uzaba ari uw'ibyishimo, nimubona higanjemo n'amarira muzihangane, ni emotions, ni amarangamutima. Hagati aha turacyafite confusion, turacyafite ikintu cy'urujijo. Nge ndibaze se naratashye
nawe akibaza se yaraje. Hari igihe no kurya tubyihorera tukarebana gusa, hari igihe tuganira mu ijoro bukarinda bujya gucya tukiganira. Kubera iki? Kuko nta wari uzi ko tuzongera guhura, nta wari uzi ko tuzongera kubonana. Rero icyo nabwira abanyumva, nk'uko yavuze ririya jambo ryo muri Luka igice cya 22, hari ndumva ari umurongo 28, haravuga ngo ni mu ijoro yendaga kubambwamo, yari yicaje abigishwa arimo arabaha umugati wa nyuma, arababwira ati nimwe mwagumanye nanjye. Uwo ni Yesu wabivugaga. Twihanganana mu byo nagize gute, nageragejwemo byose, nanjye mbabikiye ikamba ry'ubugingo. Haleluya. Ibi rero nanjye aba bantu ni inkoramutima, aba bantu bankora ku mutima cyane, wanjye ndetse n'uw'umuryango. Ubu niyo wazana umwana ukamuhagarika none ahangaha nkimara gufungurwa, yakubwira iby'Imana ikoze ndetse akanakubwira iby'abantu babakoreye. Rero ntago nitaye kubabagiriye nabi, kuko nabo barahari, kubanze kubaha aho baba, abo ngabo ntago ari bo. Cyari igihe kitari bwagere ngo ukuboko kw'Imana kugaragare. Abo nabo Imana ibiteho, nibiba ngombwa ibahindurira amateka tukiriho, kugira ngo nibura babone uko imirimo y'Imana n'ibitangaza bikorwa. Rero ndabashimiye abo bantu bose muri rusange, Abanyarwanda, igihugu cyacu cy'u Rwanda gikunda imfungwa, gikunda abatishoboye, gikunda ababuze uko bagira. Ndabashimiye. Imana y'amahoro, Imana ituye mu gihugu cyo mu ijuru, nk'uko wenda sinabababwiye, ndi umukozi w'Imana nanjye, nk'uko njya nganira n'abantu rimwe na rimwe, nanjye ubwanjye njya nihanurira. Ndi umuhanuzi rero uhishe mu ibanga, uhishe mu ibanga, utegereje umugambi w'Imana kusohora. Ndabashimiye rero muri rusange, kandi nk'uko ndiho ndasaba uyu mugisha ku muntu uwo ari we wese unyumva, ku muntu uwo ari we wese unteze amatwi, yizere kandi yiringire ko ibyo asaba byose Imana irimo irabyumva. Ibyo asaba Imana abisabe akiranuka. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Murakoze. Tugana ku musozo, dutangira ikiganiro nahereye kuri Nkurikiye inka, ngiye gusoreza kuri Forotine. Ni irihe jambo wabwira umutware wawe nk'umuntu wari umukumbuye? Murakoze cyane. Ndumva nshaka kumubwira amagambo abiri mu buryo bubiri, kandi mubwira ngo icya mbere njye nawe mu gikana kwita icya kabiri cy'imibanire Imana yongeye kuduhuzamo, ni uguha agaciro Imana yabanye nawe aho yarari ikabana natwe, akaba yongeye kudusanga. Fondasiyo y'ubuzima bwose Imana igiye kudutangiza, numva namusaba ngo amfashe tubere Imana inyangamugayo. Iyi ngiyi yatuzigamye, akaba asanze dusa ukunguka dusanze, n'uyu muryango asanze Imana yarabungabunze. Amfashe uko dushoboye, hamwe n'umwuka wera uzadutera inkunga, amfashe tugandukira Imana, aba ari cyo twayitura, kuko nta maturo twayiha. Iryo ni ijambo rya mbere, nicyo cyifuzo cya mbere namusaba, kugandukira Imana, agaha agaciro amajoro n'ibicuku ku rwe ruhande, kandi natwe agahindukira akareba rubunda twaraye, ariko Imana ikatubambaho amahema yayo. Amfashe muri ubu bumwe, muri aya mahirwe nakwita ya kabiri Imana yongeye kuduhuza ngo turere uyu muryango. Amfashe tugandukira Imana, numva bizagenda neza. N'ibyo yamubwiriye aho avuye, n'ibyo yambwiriye ahansanze, bizarushaho kugenda neza. Nta Mana nta buzima. Icyo ni icya mbere. Ikindi, numvaga narishoje maze iminsi njya kubwiriza mu majyepfo, abantu bakambaza ni gute, kontineri ni iki?
kugira ngo nsoze mbakuye no mu rujijo rw'iryo zina, ngiye kwitwa Kontineri. Nagiye kubwiriza mu itorero rimwe, masanga umusaza w'umupasitori w'umunyamurenge, nifite igiterane cy'abubatsi ingo cy'iminsi 2. Umusaza aranyitegereza aravuga ngo uyu mukobwa ni Kontineri y'Imana, abitsemo imari y'Imana nyinshi. Umwana aravuga ukabona amagambo ari kuvuga ntumubone, uri Kontineri. Iryo zina ndibatizwa n'umushumba w'aho hantu mu kwezi Covid yatangajwemo, nari ndi mu majyepfo. Iryo zina nuko ryaje, ni izina ryo mu muhamagaro, ari agaserino k'ababyeyi. Umusaza arambatiza nyine ndi mu giterane, navuga ati nkwise Kontineri y'Imana, uravuga amagambo ntashira kandi umuntu yumva bihaye biryoshye. Umusaza ungana nanje, umwana akavuga nkumva ntahava haturi Kontineri y'Imana. Nuko niswe Kontineri, abanteze amatwi bave mu rujijo. Ubu ku rwego izina ngezeho, niyo abantu bantumiye mu biterane, nukuvuga ngo dukeneye umuvugabutumwa Forotide uzwi ku izina rya Kontineri y'Imana azagemure. Ubwo nukuvuga ngo iyo mbonye umuntu mbwira Imana ndavuga ngo uri umukiriya wanjye, uri umukiriya, mba mfite imari y'Imana yo kuguha kugira ngo ugure, kugira ngo ubuzima bugende neza. Murakoze. Nkasaba rero ngo mu gika cyo kongera kuba mu bumwe bw'umugabo n'umugore, azaha agaciro ibyo, kugira ngo ndusheho gukomeza gukorera Imana, tunoze umubano wacu n'Imana kugira ngo ibintu bigende neza. Nibyo numvaga namusaba. Murakoze, kandi Umwuka azamushoboze kubishyira mu bikorwa. Murakoze cyane.